cyane nshuti muvandimwe birashoboka ko wahuye n'igicu cy'abambuzi birashoboka ko wahuye n'indwara birashoboka ko wahuye n'ubukene birashoboka ko wahuye n'amateso y'isi birashoboka ko wahuye n'igicuku cyo kubura mituweli birashoboka ko wahuye n'igicuku cy'uruvugo birashoboka ko wahuye n'igicuku cy'amagambo birashoboka ko wahuye n'igicuku cy'imiryango uvukamo birashoboka ko wahuye n'igicuku cy'ibibazo runaka uhura nabyo ariko ihangane haracyariho gutabarwa. Teza amatwi radiyo mu rugo Kinyaga dufatanye twese muri uyu mwanya Imana iduhaye wo kumva ijambo ry'Imana. Imana yadushyize ku mutima muri iki gitondo cy'uyu munsi. Yewe rero babwira agiye gufatanya namwe kumva ijambo ry'Imana, kubahuguza ku ijambo ry'Imana. Nitwa N.TUYIZERE Narcisse, habandi umwana wanyu uvuka hano mu kagari ka Kinyaga umudugudu wa Rugaragara. Haba rero ni mwarimu hano kuri umudugudu wa Rugaragara. Mureke rero dufatanye ku ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Luka igice cya 10 umurongo wa 25 kugeza ku murongo wa 37. Ariko mbere yuko dusoma icyo gice turabanza dufatanye twese hamwe gusenga Imana kugira ngo Uwiteka Imana dushyigikire muri uyu mwanya w'ijambo ryayo kandi amenye neza tumenye neza icyo umwuka ashatse kutubwira muri iki gitondo. Rero mwubaha Imana abateze amatwi mwese radiyo Kinyaga guma mu rugo twubaha Imana dusenge kugira ngo Uwiteka adushyigikire. Reka dusenge. Turagushimiye Mana nziza, tugushimiye ko utajya utureka ngo tube twenyine, tugushimiye ko warinze abanyakinyaga bose ukarinda abanyarusizi ukarinda abanyarwanda. Uwiteka Imana yacu ukaturinda mu bihe nk'ibi duhuye n'ibigeragezo bimeze bitya, ukaba rakomeje kudushyira mu gicucu cy'amababa yawe Mana wabwa icyubahiro. Bityo rero muri iki gitondo ngwino ukomeze kudushyigikira, ngwino ukomeze kudufasha, ngwino ukomeze kutubera amaso, ngwino ukomeze kutubera umutabazi kuko twebwe twese ntacyo twakimarira tutagufite. Niyo mpamvu dusabye Mwami nguze ubane natwe udushyigikire muri ibi bya none tugezemo, utubere umutabazi, tubere umurengezi, ushyigikire ubuyobozi bwacu uhereye ku nzego z'ibanze, abayobozi b'imidugudu, abayobozi b'amasibo, ugeze ku bayobozi b'igihugu cyacu. Ufashe Mwami umuyobozi w'igihugu, perezida wacu muyobore, muhe kuyobora neza iki gihugu cyacu waduhaye, kandi twese Mwami ntutureke ngo tube twenyine, neza y'Imana ibane natwe. Tugiye kumva ijambo ryawe rero, ngwino udushyigikire, ngwino tuyobore, ngwino utwereke icyo dukwiye gukora mu bihe nk'ibi. Uwiteka Imana yacu utwereke inzira dukwiye gucamo kugira ngo ubwo uzaza ushagawe n'amarayika ntazagire n'umwe wazatinya mu maso yawe. Ni byiza no gukomeza kubana natwe, turakuringiye kudufasha kandi ukadushyikira. Sinzi Imana twize kubyumva kandi kubikora nubwo Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Amen. Rero nkuko tumaze gusenga Imana, reka dusome ijambo ry'Imana nkuko namaze kubivuga, riboneka mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 10 umurongo wa 25 kugeza ku murongo wa 37. Twumve neza icyo hatubwira. Ubutumwa bwiza bwa Luka igice cya 10 umurongo wa 25 umurongo wa 37. Reka babonye dusome. Ku mutwe w'amagambo handitse ngo umugani w'umusamariya n'umunyambabazi. Nuko umwe mu bigisha amategeko ahagurutswa no kumugerageza ati, mwigisha nkore nte kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho? Nawe aramusubiza ati, byanditswe bite mu mategeko? Icyo uyasomamo ni iki? Aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yesu aramubwira ati, ushubije neza, nugenza utyo uzagira ubugingo. Ariko uwo ashatse kwigira shyashya abaza Yesu ati, harya mugenzi wanjye ninde? Yesu aramusubiza ati, hariho umuntu wavuye i Yerusalemu amanuka i Yeriko agwa mu gicu
gico cy'abambuzi, baramwambura, baramukubita, barigendera, bamusiga ashigaje gato agapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye aracikira arigendera. N'umulewi ahageze nawe abigenza atyo, amubonye aracikira arigendera. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegera, amufuka inguma, amwoza amavuta ya elayo n'aya vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza. Bukeye bwaho yenda ibidenariyo ebyiri, aziha nyir'icumbi ati, umurwaze, kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzakwishyura ngarutse. Noneho utekereza ute? Muri abo batatu ninde wabaye umugenzi w'uwo waguye mu gico cy'abambuzi? Aramusubiza ati, uwamugiriye imbabazi. Yesu aramubwira ati, genda nawe ugire utyo. Twakireza ijambo ry'Imana. Ndagira ngo rero iri jambo ko tumaze kurisoma, mfite umutwe w'ijambo uvuga ngo ihanganire igicuku, haracyariho gutabarwa. Ihanganire igicuku uhura nacyo, ihanganire igicuku kuko hakiriho gutabarwa. Mu rugendo abagenzi bagendamo harimo ibicuku, mu rugendo abagenzi banyuramo hari igicuku. Ndashaka kuvuga ngo igicuku ni ikintu gikingiriza umugenzi. Igicuku ni icuraburindi ry'umwijima, kandi abagenzi benshi bakunda kurinyuramo. Igicuku rero cyihanganire kuko hakiriho gutabarwa. Gutabarwa rero ni Yesu Kristo. Hariya bamaze kutubwira inkuru y'uriya mugenzi ngo avuye Yerusalemu aramanuka ajya i Yeriko, niho yaragiye iwabo avuye guhaha Yerusalemu. Nuko ngo amanutse agenda ataha n'ibihaho rye n'utuntu yarajyanye mu rugo, ngo amanutse ageze hafi aho ngaho ataragera mu rugo, agwa mu gico cy'abambuzi. Abambuzi bari aho ngaho ngo baramufata, baramukubita, bamwambura ngo ihaho yaravuye guhaha. Yewe wibaze nawe uvuye guhaha ugahura n'abambuzi ukuntu bigenda. Bamaze kumwambura ngo baranamukubita, baramubabaza cyane, basiga ngo asigajeho gato agapfa. Basize asigajeho gato ngo agapfa, barigendera. Abalewi ngo bamanuka aho ngaho, ngo bahamanutse barikikira, babonye ngo ari kuhiritira aho ngaho, ngo yari nk'intumbi kuko yarimo ari guhirita, ngo barakikira barigendera. Basiga ari guhiritira aho ngaho, inshuti z'Imana, basiga ari gutakira aho ngaho. Abatambyi nabo ngo barahamanuka, aribo bakakwiye kumugirira imbabazi. Bahamanutse nabo ngo bumvishe umuntu ari gukikira, bajya kureba, basanga ngo ni wa mugenzi. Bamubonye nabo ngo barakikira barigendera, banyura hirya, ntibanatanga amakuru y'ibyo babonye, ntibanavuga uko byagenze, barakikira barigendera. Nuko abakamugiriye imbabazi aba aribo bamutaho ngaho. Nawe mu rugendo ugenda rero wakakugiriye imbabazi, ntabwo ashobora kuzikugirira hatabayeho gutabarwa. Ihanganira igicuku, haracyariho gutabarwa. Ariko ngo hamanutse gatoya, ngo umulewi ahamanutse, ngo abonye ngo umuntu ngo ari guhirita cyane, ngo agiye kuvamo umwuka, ngo we ngo yirengagize ko ngo atarakwiye no kumugirira imbabazi, kubera ko ngo yuzuye uruguma rwinshi, yuzuye amaraso menshi. We ngo aragenda amwoza inguma, amwogesha amavuta ya elayo ndetse n'aya vino, ngo
muganga. Haleluya, haleluya. Yamujyanye kwa muganga ngo aramurwaza, ataye inzira ze, ata gahunda ze, ahagarika inshingano ze, ahagarika ibibazo afite, ahagarika ibye, ajya kurwaza wa muntu kwa muganga. Atindayo nyuma ngo kubera ko arafite urugendo, ngo afata amadanariyo yarafite ayasigira umurwaza, ayasigira umuganga. Maze kwasigira umuganga aramubwira ati ihangane undwarize uyu muntu umukurikirane, nyuma yo kumukurikirana ibindi bizarenga kwa amafaranga usigiye n'ingaruka nzabitanga. Yesu abaza abo bantu ngo mbese uwagiriye uriya muntu imbabazi ninde? Bati nuriya wamugiriye imbabazi. Bari ko bamusubiza. Rero nawe birakwiye ngo muri iki gitondo ugire imbabazi kandi wihanganira igicuku, utegereze igitondo Yesu araje. Ihangane nshuti muvandimwe, birashoboka ko wahuye n'igicu cy'abambuzi, birashoboka ko wahuye n'indwara, birashoboka ko wahuye n'ubukene, birashoboka ko wahuye n'amateso y'isi, birashoboka ko wahuye n'igicuku cyo kubura mituweli, birashoboka ko wahuye n'igicuku cy'uruvugo, birashoboka ko wahuye n'igicuku cy'amagambo, birashoboka ko wahuye n'igicuku cy'imiryango uvukamo, birashoboka ko wahuye n'igicuku cy'ibibazo runaka uhura nabyo, ariko ihangane, haracyariho gutabarwa. Amen, amen. Turashima Imana rero yo yabanye natwe ikarinda abayobozi bacu, by'umwihariko ab'akagari ka Kinyaga, ikarinda abanyamakuru. Ndavuga ngo abanyamakuru mwese Imana ibamugisha, Imana ibamugisha. Nizere ko ijambo ry'Imana ryamamaye kandi kwihanganira igicuku tugategereza gutabarwa. Nizere ko Uwiteka Imana igiye kudutabarwera muri iki gitondo. Imana ibarinde, ibafashe. Rero mukozi w'Imana arakoze kubwo dusengeye Imana. Rero nicyo gihe kugira ngo tumubwire ngo Imana imuhe umugisha, imuhe imigisha kandi mwagure, imukomereze imbaraga, imukomereze ibyifuzo byo guhazwa n'Imana, kandi kugira ngo n'ubutaha Imana izongere mutekerere maze agire icyo aza kubwira ubwoko bw'Imana. Urakoze rero mukozi w'Imana, wagira icyo ubwira baduteze amatwi n'abasezera maze ukagenda ukajya mu tundi ukajya mu rugo. Gusa ndabashimiye, shimiye abanyamakuru bampaye umwanya ijambo ry'Imana, kandi ngira ngo namwe babyumvise, muze duterete Imana. Imana tuyigire iya mbere kugira ngo ize yivange mu byacu. Iki cyorezo kugira umuntu wese abone uburyo bwo kukirinda, kandi nyabone nimba tugendera ku ijambo ry'Imana, buriya abayobozi dufite bashyizweho n'Imana, nta buyobozi namwe butava ku Mana. Tujye tugerageza no kumva amabwiriza y'ibyo badusaba birebana n'agapfukamunwa no gukaraba intoki, dukoresheje amazi meza n'isabune. Niba twubaha Imana, tujye twubaha n'abayobozi Imana yaduhaye, twubahe n'amabwiriza ahatangwa na minisiteri, kugira ngo turebe ko Imana yaturinda muri iki cyorezo tugezemo, muri iki cyorezo turimo, ikaturinda muri ubuzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze. Murakoze.